bazushima Imana yamukugeneye. Akana k'abavuko mu mbavu zawe, kandi n'akarako mu mara yawe, umukweke ukure mu mugeni wawe, bazushima Imana yamukugeneye. Basoreje amasezerano, igihe tumaze dusenga Imana Data, bidusoreza ubukwe bw'abavandimwe, kandi nabo bubashye Imana Rurema, none basoreje amasezerano. Kabavuko mu mbavu zawe, kandi n'akarako mu mara yawe, umukweke ukure mu mugeni wawe, bazushima Imana yamukugeneye. Akana k'abavuko mu mbavu zawe, kandi n'akarako mu mara yawe, umukweke ukure mu mugeni wawe, bazushima Imana yamukugeneye. Umuhungu nsabira Hana niwe wigeze ari ahantu hamwe, yari afite icyifuzo cyo kubyara, aza kubyara umuntu w'Imana bita Samweli, hanyuma agerekaho izina ryitwa cyangwa ijambo ryiza ryitwa ngo Imana ishimwe Samweli. Muri andi magambo izina rye ni Imana ishimwe Samweli. Ndaje mwereka ababyeyi, data mubyeyi Yona n'umuryango turi kumwe, ndetse n'umuryango w'abasore beza bikorera baturutse no Musoso neza, duhuze ibiganza tubashimira ko bahagaze aha ngaha. Iyi ni rero koperative y'urukundo, ngaha umwana wacu agiye arakangura urukundo umubyeyi. Basore beza rero, reka mbasabe muzamure ikiganza cy'iburyo mukingize ijuru, hanyuma natwe twongere tubashimire. Ikiganza cy'iburyo mukingize ijuru, hanyuma natwe tubashimire. Amashyi maze kubagasaba, kameramani aze kumbwira ngo iyo foto yayibonye. Muze kubikomera mu mashyi ntacyo bitwaye. Nimutegereze akoro ya pare ivuga ngo ibintu biroke, nta kibazo. Hanyuma mwereke ibyicaro byiza ubona akwiye. Samweli mwatambuka hafi hariya, aho pare urajya iburyo bwe. Hanyuma nze gusaba abasore beza z'Ingarama Kirambi, abasore babigize umwuga, bagundiriye ubusore nka kwa kundi mu mbuto yari yaragwatiriye ubutegetsi, byipfusha ubusa.
kabiri hariya mwihute sha mwihute twaye Sam mwaca akabogi n'abandi bakaboneraho data rero umubyeyi John urwa mirego yaje yizanye bategwa mirego ngwino ubuzima atasinzabuze umuntu ntaramubona aha rero ako wanje karwa mirego wanje karwa mirego nago navuze impundu sinakwishima ntaramu Samuel ani no umusore mwiza turamushimye turamushimye Imana ishimwe ubwo mushimye kandi amenshi aba menshi ariko akwiriye namwe muba mwayabonye ahamya neza ko mugira n'ubwongo niyo mwatuvuna mwatwunga niyo mwatuvuna mwatwunga mubyeyi ni ukuri turabashimiye kandi mudukore ibyifuzo tubahereje akoze bana beza data nyemere ko mwagera birihuta cyane bigana uwo ngunda ibyishimo byinshi birazaze cyane kubera kwiteka turi kumwe ibitekerezo birihuta cyane bigana uwo ngunda ibyishimo byinshi birasaza cyane kubera kwiteka turi kumwe kandi namenye neza yuko ndatukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi muntu atari we nzamuhoza ku mutima nzamuhoza ku mutima icyifuzo cyanjye ni ukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye nkagora murora tunyura mu byacu banezerewe icyifuzo cyanjye ni ukutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye andora murora tunyura mu byacu banezerewe
pe nubwo ntacyo navuze ibanga ni iry'ababiri gerageza ukomeze rugwize nicyo rubereyeho naruhari igicumbi mu mutima ugukunda ntakizarungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikura ndababwiye turi twembi ni ukuri nubwo ntacyo navuze ibanga ni iry'ababiri gerageza urukundo ruteza intambwe ntakizarungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikura ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikura urukundo rurasanzwe abantu bararuvuga bakarufata uko babyumva abandi barucurika zarwakira uko warumwaye ibindi mbe mbikitse narubari igicumbi mu mutima ugukunda ntakizarungabanya naruhari igicumbi mu mutima ugukunda ntakizarungabanya uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo dukuye mu rungano urabeho nyampinga ikeyewe uwabizo duteye irungo ari ni kobwa mwiza ibare gusa neza amatera agahinda n'amanyagwa cumbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico iwe nimumumburize bakobwa azamubwira iki nazanyina titati narihe azamubwira iki yeni mumumburize babyeyi yeni mumumburize bakobwa kubabaza bamwa banyeshe
shenge utujijije iki abarira nimuyihanagure nicecekere. Ugeze hano muri iki gitaramo cyari kiri ahangaha, yaba mami yaba dada yaba baburo bose bari hariya bari bagutegereje, ariko nyirabayazana n'isambu, nyirabayazana n'ikofi, nta kindi twarenza. Mubyeyi rero munyemerere mu cyubahiro mwampaye uyu munsi mpamagare Samu yigire hafi aha ngaha kuko niwe nyirabayazana uyu munsi, hanyuma yigire hafi aha. Aline yahageze kandi Aline humura mukobwa mwiza, tuzagusura tuzagukumbura ndetse n'ubu twamaze kugukumbura, ariko humura igiye si ishyanga, banyoko banyu babanjeyo kandi ibintu ni amahoro. Humura mukobwa mwiza. Ibihozo biri hafi aho. Natangiye no guseka maze umuntu utaramubona Yesu ati wabimenye nawe wiganje rwamirego, ngawe nimutambuke rero. Utabye mubyeyi. Yego yego, Mugira amahoro. uraho cyane. Ndaho ndakomeye. Uti sinzavuze umuntu ntaramubona. Yumva n'ababyeyi baramfasha kuzivuza. Hanyuma rero Aline imbaraga zimeze nk'iz'intare. Ni ukuri ubona Bariya ni basaza be. bariya ni basaza be. Genda urangize ikibazo cyabo Mu gafoto, ariko uyu munsi araza kumfasha kumureba. Buriya niwe umuzi cyane. sinakubwiye. Dusaba uburenganzira kandi iyo usaba namwe abahungu banyu barakwiye. Ndagira ngo rero mpereza Aline, barabizi basabye irembo cy'itanu basaba cyamukosha none kigiye gutaha. Yewe kiberinka niko ye karame. Ariko musaza buriya turakuze kandi urabizi ko uwakwemerera abahungu n'abakobwa bacu yego maze tukajya mu byimbo twongera tukicara tukaruhuka, ko bahuriye ku ishuri bategana batobana utugwano bari ari abana batoya, hanyuma izina ry'Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Reka duhe urubuga za ntore. reka tubarebe. Genze neza, amakuru turayafite. Reka dukuremo Murakoze babyeyi, murakoze rwose, dukuremo murakoze. akacu. yewe kiberinka uri umutoni yewe kiberinka uri nyampinga. Ati rero baramubangiye mfite akabahasha nabandikiye rwose, ataka akabahasha gake gake. Kivomerera kiberinka Igera hepfo rero ahantu harimo amagambo meza rwose. Ati wakire n'aka gafanza. zataga iwacu zaronsaga. Murakoze. Uretse pare, genda gake pare. Sam, uretse basore, bayi basha mwerekere tubabone plaque z'inkweto tu, babapfunyikiye amazi nyine ubwo mwerekere nta kundi. Bayi basha, yes, kumugezeho. Rambura amaboko mama mukobwa mwiza, yego mama, ariko mwabikomeye mu mashyi mwokabyara. Hanyuma rero uyu mukino ugiye kubera aha ni mabigibigi, abantu bakinnye za mabigibigi.
Arine uri bugende upfundikire muri biriya biganza, hanyuma muri buhurire mu cya kabiri kitari kimwe cya gitaramo. Tambuka gake gake mukobwa mwiza, tambuka gake gake muhungu mwiza. Ayibambe muze kubona biryoshye ndibutumvishe amaki menshi. Gake 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 marene buretse reka abana marene, reka abana bagira aho bahurira ndi, reka abana bagira aho bahurira. Ayo mashyi maze ntaze kuba amasabano gwa mama mugwemo geramo samu yambira mama, nanjye ndi bubyumva amashyi ariyo yahuye ntacyo bitwaye rwose. Hanyuma umufata akaboko twegere hafi hariya hafi cyane hari view nziza. Gusinzira ayo ni amagambo Samuel abwira Arine ati ikundiro cyiza uri gitego mu rungano wowe nahisemo. Arakoze cyane, reka nsabe Samu buretse igiza hejuru iyo mpeta mugabanya amajwi kandi mubirimo neza rwose, Imana ibahe umugisha. Ati uko mubona iyi mpeta idafite ipfundo ni nako nanjye nteganya kubana na Arine tudapfundikanye yose, ashyiraho ikimenyetso cy'urukundo rudashira akunda Arine akaramata. Mbashe gusinzira amashini yatabaye masabano ntacyo byabitwaye, amubwira ati merci chérie. Arakoze cyane. Arine egize hejuru akaboko bereke ko byaciyemo sha, bereke ti nabikome mu mashyi ariko mwuka byaramwe. Hari abantu bagiye bavuga ngo uzapfa udakoze ubukwe kandi ntabwo ari bo Mana ati icyo ni ikimenyetso cy'urudashira Sam aguhaye. Arine nawe avuga ati amosozi y'urukundo aramfashe kubw'urukundo akunda, merci beaucoup. Hanyuma ati si impeta yonyine ifite n'ururabyo rwiza cyane ngomba kuguha ruhumura neza, atakira sheri wanjye. Iyi ni jardin d'amour, aha niho tuzajya tuba twihishe dukina amabigibigi igizasisha mu gati. Fatane Sam uramenye, fata mu gihumbi hatagira uza agafata mu cyatanu, cisha inyuma wa muhungu gutyo. Arine ubura amaso rwose, iyo foto irakenewe kandi smile nawe urasa neza uraberewe, umanitse ngo mugishyiguhe umugisha. Arine ihumurize sha, igize hejuru wihumurize wumve karahumura cyane. Wow, thanks kabisa, arakoze cyane. Hanyuma reka nsabe ufite ya mpano nziza cyane Samuel yagennye guhereza Arine. Akira mugore mwiza, akira ndagukunda, niwe wanjye ninjye wawe iteka niteka. I love you so much. Rero impano nziza mbona igukwiye, ati kandi ndagukunda. Amubwira ati mubyeyi ibyo mwagomba gukora mwarabikoze. Ati icyo wagombaga gukora waragikoze, bikomeye ari menshi. Mama wabyaye nakwitura iki? Ayo ni amagambo hejuru ahoberaniye n'umukobwa we, amubwira ati mukobwa wanjye muzagira urugo, hangane humura, hangane. Mama yarakoze. Wirira wihogo mu byicaro byiza. Hanyuma abana bababwira bati mwarakoze ababyeyi bacu. Hanyuma nse protocole batuvanireho kimwe n'abandi turamushyigikira. Ni muri ubwo buryo rero turi hano. Arine n'inshuti yacu, ni umuvandimwe, turamukunda. Rero twari twamugeneye impano n'umuryango mugari bose barimo hano, aremerewe no kuyifungura akayibereka. Murakoze, mubashimire tubaha amashyi rwose. Arine aragiye, nubwo agiye turacyamukunda kandi tuzakomeza tumukunde. Arine wibare gusa neza, wibare mukobwa mwiza, wibare kurira, urire mpaka rwose nta kibazo. Umukobwa nurira.
ihute gira vuba. harimo abantu mwereke n'abantu bari ahangaha mubereke iriho famiye nyinshi ariko rwose mo hagati ndabonamo Samu na Aline mwabikomeye mu mashyi ko bisa neza rwose ifoto nziza cyane rwose barakoze aba bakobwa bateguye iyi mpano ngo ni girlfriend mwavuze girlfriend yes aravuga mu cyongereza ati ni girlfriend yanatinze kubyumva ariko ni abasirimu cyane. nagera turabwira icyo ndabashakira abakobwa beza batuvugira umuvugo vuba vuba. Miye Batista iragukunda cyane niyo mpamvu yakugeneye impano. Batista ntabwo ahari ariko arambwira ngo iyi mpano ikunezeze kubera impamvu z'akazi ntabwo yabashije kuhaba ariko turagukunda cyane urabizi. Mari ati Aline ni umuntu wanjye Anjenereye rwose mvuga ubutitsa mvuga izingatwa murora mwese tuzahujwe n'iyaduhanze bazivuga mu zimbaga yose ndavuga Aline umwari wakunzwe muvuge rwose naciye hirya ni igitego kizirimo ingano ihogoza ndabareba umwari mwiza kandi ubasumba. Iyaguhanze ni umubyeyi wakubyaye warahirwa yahiriwe ahabwa kubyarinda kutagira uko isi iteye ishema n'ifeja. Ndavuga Samuel ruto rutoshye umusore Imana yagize imanzi y'ingeso nziza n'imico myiza ntasa n'abo bacudika muri za ngeso zo gucumura. Ni igicumbi gicuna ituza ni igicaniro cy'urugwiro n'imurera abantu bari menshi ni inyange itagira umusore mwiza utagira Samuel Shenge yasabye Imana yagenze imisozi agenda amataba agenda impinga abona mpinga zima ari Aline murora mwese umwari mwiza kandi ubasumba. Nanjye ubwo mba nigabye mu nganzo nkamva umugambi wo kubahimba maze nkera ku mutwe ariko n'ambazi yaduhanze ngo igume ibahuze tubahe impundu. Si ikabya ryo guhimba ni ihame ry'uwahisemo akishirira agahinda abonye umumara intimba akamufasha urugamba. Muzagira ubumwe n'ubuzaro ibisabo byanyu bugabugwa mucundire abandi mparanire kuba indaherwa ineza yanyu na bose. Sayutse ngana umusozo nsoze mbasaba gusenga urukundo rurangwe mu byanyu yabahanze igume ibahuze muzabyare Mungu ndetse na Kobo yari umusozi usigasigasira inganzo uwo muhungu. byiza cyane ya murakoze nabo rero bebe wacu byiza cyane. Hanyuma nagira ngo nongere nibutse
bazoshima Imana yamukugeneye. Akana k'abavuko mu mbavu zawe, kandi n'akarako mu mara yawe, umukweke ukure mu mugeni wawe, bazoshima Imana yamukugeneye. Akana k'abavuko mu mbavu zawe, kandi n'akarako mu mara yawe, umukweke ukure mu mugeni wawe, bazoshima Imana yamukugeneye. twagiye basore beza abakobwa beza iyo turi kumwe biba ari short time, guharara ngukunda full time, big time, ama good vibes, ukimubona uzana goosebumps, suicide afite full sides, mu myaka ijana umubona 2 times, izere kumeze neza mu mbebe, ujye umbwira biri mu nshingano zanjye. DJ urakoze cyane, urakoze DJ. Kansa yewe Aline na Sam batambuke bigira ababyeyi, tonze duhamagara Uwiteka abana natwe muri uwo mugoroba. Imana ishobora byose, data twese wo mu ijuru, wakoze waturinze kuri aya manywa meza, yabaye amanywa y'umugisha. Uyu mugoroba Mana twongeye kukwereka ikindi gitaramo kigiye gusubukurirwa ahangaha, tukweretse Aline uri ahangaha ndetse na Sam, urugo rwabo Mana turagu umugore utazagaruka mu buzima bwa Aline ndetse na Sam. Abagaragiye bari bubafashe, reka mbasabe mwereke turamwamaganye mu izina rya Yesu, maze urugo rw'aba bana ruzarangwe n'umugisha. Mana uzabaha ibyo guha abantu, uzabakomereza umutima bagaragaje mwiza cyane, kandi natwe babagaragiye tugusabye umugisha uva ku Uwiteka. Mu kanya turi buve ahangaha dutandukane kubw'umubiri, ariko ku mutima duhamane. Maze rero uyu mugoroba ubu umugoroba w'umugisha turawukweretse, twese dusabye tubyamaze mu izina rya Yesu Kristo umwana ukunda. Niyeranjaga nkarya, ndetse na Aline akavuga ati nanjye niyeranjaga nkarya. Muze kudufasha rero uyu mutsima muri ubu buryo mwawushyushya, hanyuma muze kudukatiramo amarobe 2,000 bihwanye n'abantu bari ahangaha n'abari hirya, kandi bose babagaragiye. Mudufashe rero mutwereke uko mwajyaga mubigenza, ntacyo bitwaye. Na celebra amashyaka y'amasabiro rwose ntacyo byaba bitwaye. Hanyuma ibyo muri buze kumva bituragurika arabariza vuza imyayo. Mugira amahoro, muraho cyane, murakomeye, namwe muraho. Ayo mashyi ariko mwuka byaramwe
hanyuma babambere urutamyi hanyuma batuvanire n'amarobe ari bukwira abantu bose bari aha ngaha ati bya ati ubuzima ni buto rwose nta mpamvu yo kwigora DJ nyerekera kwa King James, jya kwa King James nshakirayo narashize niyo Samu yifuje mudufashe ntacyo bitwaye musange nawe dufite igitaramo cyiza kiryoshye hano urabona ko hari n'aya masaha meza yo gutarama ariko muri iki gitaramo tubonye abashyitsi muri abo bari mwakoze cyane nivutse nsanga data yaranyise nzasaba imfura kandi muri imfura ko mwaje muri imfura rero turabishimiye reka mbwire abakobwa b'iwacu bazane yakuraho urukoma abazi ibintu biryoshye byo kwakira abashyitsi witegereje izi ntore z'iwacu munezerwe uretse ko tutarimo dusaba nta nubwo dutegeka mudukomeye amashyi kuba uyu mugabo nta kintu byaba bitwaye ni ukuri ubuki buraryoshye rwose ngira ngo musaza Yoni ubuki tubwakiriza abashyitsi sakwe urumva ukuntu buryoshye turakwakiriye musaza mwiza niwe rwose ntago amazina ye naye nshimye Imana kandi namwe ndabashimiye izina ryo muntu mwasabye mu mfura kandi muza gusaba umugeni turamubemerera turamubaha turabakosha muradukwera muratebutsa turabemerera dutegura itariki y'uyu munsi imfura zibanza zihoze ibiganza n'abo mwagendanye bakunshimira nyuma nabaga ngiye kuriya musaza John mwamubonye muzi ko mwagiye mumpa ubuki mukamutobe mukampereza ngo duture uriya muryango bamuzanira umuhungu wacu Samuel nagira ngo adufashe Samuel maze andebere kandi koko burya Jone ntabwo ari jye wisabiraga nuriya muhungu wanjye haguruka rwose urebe niba ari ne wadutumye kukwa uyu munsi baduhekeye nutwemerera ko ari we rwose baze guhuza ibiganza dushima Imana nawe tugushimira ni ukuri utubwire ikimenyetso rwose uti musaza Jone ni ukuri uridatenguwa kandi koko urabona ko ibintu ari byiza nakubwiye ni andebere hamwe nuko n'umuryango bantumye nanjye uyu munsi ndishimye ko ubutumwa bwose busohowe ni byiza cyane iyo umuntu yashimye nabo baramushima bityo rero nk'uko twaguheke kandi mukaba mubonye ko kuko iki gihe cya none ni ugukora ni akazi ubwo rero tudakererewe mutweretse urugo hanyuma tugasiga ndetse tubemereye ko bakora imirimo mwaba mugize neza Imana ibamugisha nta na kimwe twakwima ariko kubera ko mbona
ugifite ibiciro bikigucura. Hariya hari abakobwa bazi kubyina neza, reka banze bagutaramire maze utuze, n'abakirigitananga na MC n'ibindi bifuza byose turabikora nyakubahwa, nkuko n'ubundi utatugora ubonye nimugora n'Imana ibaha umugisha. Barakoze cyane rero, ababyeyi barimo baraganira neza, nawe muboneho nta kibazo. Wabavandimwe bacu bifuje kurushinga, tubasabiye umugisha. Data mwiza wo mw'ijuru, nk'uko
kwakira madamu we Aline